Reka twizere ko mumeze neza cyane. Twagarutse mu makuru abagezweho kano kanya mu ruganda rw'imyidagaduro. Turagaruka kuri Element wamaze kurira indege imwerekeza muri Zanzibar. Ese Element yagiyeyo gukora iki, bimeze bite? Kandi turababwira ku cyo polisi yatangaje icyateye urugomo rwakorewe Twahirwa Moses watewe ibyuma akanatemwa, imbwa ye nayo ikahicirwa. So ni mu makuru arambuye ikaze. Umuhanzi akaba na producer Mugisha Robinson wamamaye nka Element yerekeje Zanzibar mu gihugu cya Tanzania, aho yitabiriye ibirori byo gutanga ibihembo bya Terrace Award and Festival byatangiye kuri uyu wa 24 Gashyantare. Bikazasozwa tariki 26 Gashyantare 2025. Uyu musore Element uherutse gusohora indirimbo yise Mirere yahagurutse ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali i Kanombe ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere tariki 24 Gashyantare. Mu bihe bitandukanye yakoreye urugendo muri Zanzibar rwari rushamikiye cyane ku bikorwa bya muzika. Amakuru agera ku kinyamakuru cy'inyarwanda avuga ko Element yitabiriye ibirori by'itangwa ry'ibihembo rya Terrace Award ku butumire yahawe n'umuyobozi wa Terrace Award bita Olivier Sanchez. Mu bandi bahawe ubutumire muri Terrace Award bo mu gihugu cy'u Rwanda harimo Israel Mbonyi, Bruce Melody ndetse na Roskana. Muri gahunda y'urugendo rwa Element azakorera igice cy'amashusho y'indirimbo yitwa Tombe yitegura gushyira ku isoko. Uyu muhanzi amaze iminsi atangaje isohoka ry'indirimbo ye yitwa Tombe, ariko hari igice kimwe cy'amashusho atarafatwa cy'indirimbo yitwa Tombe ari nacyo azakorera muri Zanzibar mbere y'uko isohoka ku mugaragaro. Muri ibi bihembo u Rwanda ruhagarariwe na Israel Mbonyi uhataniye igikombe mu cyiciro cy'umuhanzi uririmba indirimbo zihimbaza Imana muri rusange. Ibi bihembo bihataniwe mu byiciro 24. Mu mwaka ushize Bruce Melody niwe wahembwe nk'umuhanzi mwiza w'umwaka mu Rwanda. Hanyuma ibi bihembo byaherukaga kubera i Kigali mu muhango wabaye ku itariki 21 Ukwakira 2023, bihatanamo abahanzi bakomeye ku rwego rwa Afurika, abahanzi bazamuka, aba DJs, abahanzi bo mu bihugu bitandukanye ndetse n'ibyiciro by'abagize uruhare mu iterambere ry'umuziki wa Afurika. So Element rero nyuma y'ubwo butumire bwo muri Terrace Award and Festival, urumva ko yifitiye n'imishinga yo gukora indirimbo. So afite umushinga wo gufata amashusho muri Zanzibar hara mu gihugu cya Tanzania, ku buryo yitegura gushira indirimbo ye hanze yitwa Tombe. So reka tugaruke kuri Turahirwa Moses wahanze inzu y'imideri ya Motion uherukaho kuvugwa ko yatewe ibyuma ari muri Musanze. So reka twumva amakuru polisi yatangaje impamvu yabiteye kugira ngo bamukorere buno bwicanyi. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru SP Mwiseneza Jean Bosco yatangaje ko urugomo rwakorewe Turahirwa Moses washinze inzu y'imideri ya Motion rwakomotse ku mbwa ye yari ifite yakanzwe n'inama ikajya mu rugo rw'umuturage aho Musanze. Uwo muturage waje kuvuga ko hari ibyo iyo mbwa yangije agomba kwishyura. So iyi mbwa ngo yangije ibintu mu rugo rw'umuturage yikanze inama, hanyuma uyu muturage avuga ko hari ibyo byangijwe n'imbwa Moses Turahirwa agomba kubyishyura. So ngo byagenze biterera. SP Mwiseneza yavuze ko ibi byabaye ku cyumweru tariki 26 Gashyantare 2025 ahagana isaha ya 9 z'amanywa mu murenge wa Gatagara, akagari ka Rungu,
umudugudu wa Gahira, ni mu karere ka Musanze, aho ni mu majyaruguru y'u Rwanda. So mu kiganiro cyihariye n'inyarwanda, uyu SP Mwiseneza yavuze ko Moses Turahirwa w'inzu y'imideli ya Motion yasagariwe avuye kureba aho umushinga we w'ubwubatsi bwe ugeze. SP Mwiseneza yavuze ko mu gihe uwo muturage yasabaga ko hari ibyo Moses yishyura kubera inama yavugaga ko hari ibyo yangije iwe, haje undi mugabo nawe abwira Moses ko atabacika. So mu gihe cyose atishyuye ibyo iyo nama yangije. Ubundi iyo nama ngo yangije ibyo bintu bitewe n'uko iyo nama yikanze imbwa Moses Turahirwa yari afite, hanyuma ngo iyo mbwa iyo nama yangiza ibyo bintu muri urwo rugo. Urumva bahise bamufata bugwate. Yavuze ko Moses yemeraga kwishyura ibyangijwe n'inama ndetse yari kumwe n'umukozi we, avuga ko amubasigira akazi, akaza kumubwira uko abishyura. So akomeza agira ati ubwo haza undi uko yari yanyoye inzoga aza akubita iyo mbwa, haje undi nawe wari uri gufasha abo bari bafashe ba Twahirwa aza akubita iyo mbwa. Ubwo nyine haza n'abandi baturage bakubita ya mbwa barayica, nawe abonye abaturage bafite amahane menshi arabacika, biza kurangira imbwa ye ihasize ubuzima. So mu butumwa yatambukije ku rubuga rwa X, polisi y'u Rwanda yatangaje ko yataye muri yombi abakekwaho kugira uruhare mu guhohotera Turahirwa Moses. Barafashwe ubu bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Muhoza mu gihe iperereza rigikomeje. So mu bitekerezo byatanzwe, hari abaturage bagaragaje ko batizeye neza umutekano wabo cyane cyane mu mujyi wa Musanze mu masaha y'ijoro. SP Mwiseneza avuga ko ibivugwa n'abaturage atari ukuri kandi ko bakwiye kwirinda amarangamutima mu buryo batangaza icyo kimwe n'itangazamakuru. So rero polisi yataye abagera kuri 3 muri yombi, bakekwaho banashinjwa kuba aribo bahohoteye Turahirwa bashaka kumutera ibyuma no kumutema, hanyuma ariko imbwa ye bakayica ikamubera igitambo. So guys, nk'uko mubyumvise rero, abo baturage imbwa ya Moses ishobore kuba yaramotse ngo inama yari iri mu rugo rw'umuturage irikanga ngo yangiza ibintu. Bamaze kumenya ko uyu Turahirwa rero ubwo ari icyamamare, iyo nama nkeka ko nta bintu yari yangije birenze, baramufatire bashaka kumugwatira, turaduha amafaranga menshi cyane twakuvumbuye. Mu gihe rero Turahirwa ashaka kubashyigira umukozi we ngo abikurikirane aze kubaha amafaranga, dore ko ari icyamamare aba yifitiye n'akazi kenshi, batangira gukubita imbwa bayitema, na Turahirwa bamukubitiramo ariko aza gucika. So ngayo nguko rero, ngayo nguko nuko byagenze iby'ihohoterwa rya Turahirwa wa Motion. Ayo niyo makuru yaragezwe. So guys, tubashimiye ko mudukurikirana muri benshi, tubashimiye ko mubana natwe umunsi ku munsi, tubashimiye ko mukurikirana ibiganiro byacu, naho mu zindi nkuru ziri buze gukurikiraho. Bye.